Mwahikaze kuri Fastborn TV show. Mu minota 5 gusa reka ngusobanura ikintu kigiye kuba kuri ibi bintu byagiye bivugwa cyane muri iyi minsi. Hagiye havugwa urwangwa no guhangana kw'abantu benshi tuzi nk'abastari muri iyi minsi, cyane cyane bakorera kuri YouTube. Iyi YouTube twirirwaho dukoreraho abenshi tuba dushaka icyitwa views. Views ni iki? Views ni kwa kundi ukora ibintu byawe bikarebwa na benshi. Iyo birebwe na benshi rero warageze mu gihe cyo guhembwa, niko ugenda nawe uhembwa akameze neza agatubutsa maze akantu kakaboneka. Reka tugaruke ku bavandimwe. Dufite Murungisabe tukagira n'uwitwa Yago. Aba nibo bantu barimo kuvugwa cyane ku bijyanye na YouTube, ndetse bagiye bibandwaho n'abantu benshi cyane pe. Ukibaza uti se ni iki gituma ibi bintu babishyuhamo? Ni iki gituma ibi bintu babihururamo? Ni iki gituma buri wese yumva ko ariho yakora inkuru? Tugende turebe ku bitwa ba Karara, turebe ku bitwa ba Jihad, turebe n'abandi. Nta muntu utarashimishijwe no gukora ikiganiro kuri ibi bintu. None dore nanjye birangiye nyikoze. Ariko ibi ni ibiki we? Izi views zizarikora. Niga amatwi rero mu minota 5 gusa, hanyuma nkwereke ingaruka zigiye kuba kuri ibi bintu. Oya nako iminota 5 ishobora kutagera, nurambirwe. Reba iki kiganiro, umva iyi nkuru hanyuma uyirangize. Dore ingaruka zigiye kuba ku mpande zombi. Aba bombi bakimara gutangira ikintu cyo guhangana, hajemo ibintu bitari byiza rwose pe, ku buryo yemwe na leta yashatse yabyivanzemo. Reka niye kuvuga ngo yashatse kubyivangamo, ku buryo urwego rw'umutekano rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwakurikiranye ndetse uwitwa Yago uyu munsi watangaje ko atakiri mu gihugu, ndetse yaba aba mu gihugu cy'Ubugande, ariko akaba afite gahunda yo kuzerekeza mu bihugu byo hanze, harimo mu Burayi cyangwa se muri Amerika, nta wamenye. Hanyuma hakurikiraho uwitwa Sabe bivugwa ko yaba yaraguze inzu mu Bufaransa akanga kuyigura mu Bubiligi, ariho hari amazu ahenze. Ibi bisobanuye yuko nawe hagiye kubaho ikintu cyo kuzagira gute, ikintu cyo kuzahunga igihugu. Murumva mwabantu mwe? Izi ni ingaruka z'ikintu bita ishyari, urwango rudafite epfo na ruguru. Abantu baba bahanganiye ikintu, noneho ugasanga wenda barapfa abakunzi babo, cyangwa se barapfa akazi bakora, ibyitwa subscribers. Wareba kuri channel yawe ugasanga ufite benshi, irabyibushye, mugenzi wawe ugatangira kumva ko umurenzeho. Iyi YouTube muri mwe ninde wayihanze? Ninde wavutse se akaba yarazi yuko azayikoreraho? Reka mbabaza munsubize. Niki gituma abantu bamarana? Niki gituma abantu bagirana inzangano rwose zidafite aho zishingiye, ahubwo inzangano z'amafuti? Abantu baramarana. Reka sinakubwira. Wakoranye na nuzi ikiganiro, ni umustari urabizi, bagiye bapfa abastari, bagiye bakorana na bibiganiro. Umuntu akumva ko niba yakoranye wenda na Rocky, zifata urugero, ni icyamamare nawe akunda kubivuga, akumva ko ari we wenyine wajya mukoresha buri gihe. Hanyuma abakunzi ba Rocky bagahora barebera ibiganiro Rocky yakoze kwa Yago. Nanicitwa gato nzanamo n'uwitwa Irene, nawe abirimo, yagiye abivugwamo kenshi. Nibo abantu bafite ama YouTube channel muri iki gihugu tuvuga ko arebwa cyane, ndetse akora ibiganiro n'abastari. Umuntu akumva ko niba agiranye ikiganiro na Brian DJ ari we bajya bahora bagirana gusa. Niba yagikoreye kwa Yago, ubwo nyine Brian ntuzajye kwande, ntuzajye kwa Irene, ntuzajye kwa bla. Ibi bintu ntabwo ari byo, ntabwo bikwiriye. Izi zose ni ingaruka zagiye zituruka ku bantu 2 cyangwa 3, hanyuma birarenga, birakwira, biha abandi akazi, babona ibyo bavuga, birabashimisha rwose. Kuri ubu iyo umuntu arimo kuvirira nakoze impanuka, ntabwo bihutira kumutabara, ahubwo bihutira gufungura amakamera yabo n'amatelefoni kugira ngo bafotore babone ibyo bavuga. Ibyo ngibyo nibyo rwose pe, abarimo gukereya akazi, ndetse yabishyizeho biramwinjiriza. Bishatse kuvuga ko kwinjiza
kwinjiza biturutse ku byago by'umuntu birashimishije cyane kuruta uko wamutabara cyangwa ukamugira inama akava muri ibyo byago. Ngurwo urucuruzi ruri kuri YouTube muri iyi minsi. Ese ibi bintu birakwiriye? Ibi bintu nibyo ukurikije wowe kubyumva? Ibi bintu nibyo? Reka twungurane inama, ndetse nibiba ngombwa dutanga ibitekerezo byubaka. Birakwiye ko abantu bahuriye ku kazi bose kabatunze rwose pe, kabinjiriza amafaranga atari makeya, bakwiye kumarana, aho kugira ngo bahurize umugozi umwe bakora ikintu kibyibushye cyagirira abanyarwanda umumaro n'isi yose muri rusange, ahubwo barare baterana amagambo, barare bohererezanya imandwa n'ibiki byagiye bivugwa ni byinshi ku buryo umuntu agera aho yifuza ko mugenzi we yapfa, bakomeretsanya babwirana amagambo aremereye. Reka mabwire mwa bantu, buriya kimwe mu bintu bibabaza ni ukubwiza umuntu ukuri. Iyo ubwiye umuntu ngo wasinze, yasinze koko arakurakarira, ariko iyo umubwiye ngo urasa neza arishima kubera ko utigeze uvumbura ko yasinze. Rero iyo ubwije umuntu ukuri, cyane cyane wenda dufata urugero, ukareba umuntu ubana n'ubumuga, ufite ubumuga wenda bw'akaboko, ugatangira ukamubwira ngo wanjiji wenda kuzeho wacitse n'akaboko, nta n'umuntu wari ubizi, wajya kugenda ugahisha. Ibyo bintu bizamubabaza cyane 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 birenze, kubera ko umubwije ukuri, ndetse ushingiye kuki? Ushingiye hahandi hari imbaraga nkeya ze niho ufatiyeho. Ibintu nk'ibi ngibi rero bitera ikintu kitari cyiza muri rubanda, ndetse no mu mibanire yabo ntabwo bikwiriye rwose. Ngiye ku bwanjye nifuzaga ko nk'uko mu Rwanda tuzi ikintu bita ubumwe n'ubwiyunge, hazabeho guhuza impande zombi, ndetse abantu bose babuze ibyo bavuga bakavuga ku bijyanye n'iki kiganiro cy'aba bagabo bombi bagiye bagaragara muri ibi bikorwa, bizakosorwe, habeho ubumwe n'ubwiyunge, kandi ibintu bijye mu murongo nk'uwo byahozeho, bakorane nk'abavandimwe atari ugukorana bamarana. Ndagushimiye, nitwa Mr. Tu muri aka kazi. Hanyuma nawe duhe igitekerezo uko ubyumva, ndetse naho ubona byazagarukira bikomeje gutya. Ese bidakomeje bwo umumaro wabyo waba ari uwuhe ku bandi? Urakoze.